Nyarwanda we ndarambiwe kuri Kigali naranyagiwe ndarira abanyamakuru hano barabibonye. Yesu we data wa twese uri mu ijuru, uyu mutoza niba bimunaniye najye kuruhukira mu Bufaransa, mfite ishyamba Huye ndarigurisha ariko atahe. Turi kumwe Nyagatare warabibonye, nari amanota bura twayabonye umenya Rubamba. Umva abafana ba Peri cyo kuracyo, abafana ba Peri gusa rezita tubanye nizo nyine nizo ariko neza tugiye gute tubigenza bite nizo iforeye njaba itagacoma gikondo. Turi kumwe Nyagatare warabibonye, nari amanota bura twayabonye umenya Rubamba sareza dukaragira ariko nta mutoza dufite, ahubwo we niyigendere dukanda kanyenyeri tukamwereze yahita gacuma gikondo. Ahubwo mva sitwaturi kumwe sekere reba do umva twaritegeye twebwe twajya twashizemo imigabane twebwe muri Aperi isuka n'agatebo nagende nta mutoza dufite Tangazo njye banyituwize Hamisi APR dufite umutoza, dufite abakinnyi beza, dufite abafana beza kandi barangwa na discipline. Ubu Kiyovu irancitse nikavugiye iwacu hano mu Biryogo nayihozemo kera nivamo 2000 mu kwezi kwa mbere tariki 15 ndavana APR. Kiyovu we urancitse, ubundi nta muvakazi ushaje mu Biryogo maze imyaka 30 hatabyarira igihugu wadutsinda. Kiyovu niwi nakosamo imyasi. Kiyovu irancitse birambabaje rwose, ikimana panze ni do ni 1-1. Abantu baravuga ati equipe ya football yaje yiteguye equipe ya Peri, reka tugende mu kibuga apana twega kuvuga n'umutoza mu ryo yapanze abakinnyi bo umusaruro wabo n'umunsi wabonye mu kibuga. Uyu munsi hari igihe umukinnyi atabyuka neza. Impamvu umukinnyi atabyuka neza, iyo umukinnyi abyutse neza aratsinda. Uyu munsi byanze hanyuma reka tubaye nawo ngo byapfiriye. Jewe sukubeshya je banyita Gikona Tesonade guturuka Kimisaga. Jewe banyita Claude. Jewe kuba ikipe tunganyije ntago ari ko yandushije, ahubwo vuga ngo umutoza yashyizeho abakinnyi tudashaka ntago turamwishimiye, sibyo Shaibubu ni yamushyizemo umukinnyi wacu twubaha. Itangazo injuro mugisha banyita Nyabugogo, semera abafana ba Peri muri rusange, semera abanyarwanda bose muri rusange bafana Peri. Ubu aka kanya ndavugira ku Nyarwanda TV. Nyarwanda we ndarambiwe kuri Kigali naranyagiwe ndarira abanyamakuru hano barabibonye. Yesu we data wa twese uri mu ijuru, uyu mutoza niba bimunaniye najye kuruhukira mu Bufaransa, njyewe mfite ishyamba muri Kongo, mfite ishyamba Huye ndarigurisha ariko atahe niba bimunaniye. Ikindi kintu mbabwira ni Nyarwanda TV, mumfashe mudutabare. Uyu nusu amaze kuduteza ibibazo inshuro zigera muri 4. Kuri Sport yaduteza ibibazo, kuri Kigali yaduteza ibibazo, hene yaduteza ibibazo. Umva gutsinda umukino umwe tugatsindwa uwundi ntabwo ibi bintu bibaho muri Aperi. Ubundi ntabwo ibi bintu bibaho. Itangazo nangwa ubutumwa kuri Risari, nangwa ubutumwa kuri Benjamin perezida wa fan club online, mbatanga ubutumwa. Icyambere afande Risari ntakunda abafana, ndabivuga niba ashaka kuzanca kuri match azanceho, ariko ntakunda abafana nawe rwose bazamwira agapoza ruhuke. Tukiri kumwe na Mubaraka baravugaga
Mubaraka akagira ate akaganira n'abafana ibibazo byose dufite akabikemura, akaganira n'abakinnyi ibibazo bafite akabikemura. Benjamin Singuriya, Saibobo Singuriya, bamurike nawe dore ngabariya bose ntago babona abanyarwanda babagode Saibobo Singuriya tubarure ubaka kanya tuvugana nibwo bari kubaho umwitozo banze gukina babaretse basi bakatubwira ko bapfuye n'ubundi ko batabakinisha tukamenya ko badahari. Ubaka kanya nge mba naturutse ahantu kure cyane ngiye kuhavuga agahinda kanyica, ariko nange itangazo nange ubutumwa ku bafana ba PL muri rusange ducika intege. Uyu mutoza ndabizi neza bagomba kumwirukana uko byagenda kose, ariko ibibazo dufite nabyo bigomba gukemura. Ntabwo twanyurwa n'ibive mu mukino kuko uyu munota